Yes, dukomeje kugenda tubashimira mwebwe mwese mukomeje kugenda mudukurikirana kuri channel yacu Aguka Official. Nshimira abantu bose bagiye bakora subscribe, batera comment, bakora like, bakora share, muraba agaciro gakomeye kabisa. Natwe ntabwo tuzigera tubatenguha kubagezaho amakuru ameze neza, amakuru avuye ku isoko, amakuru y'impamo n'amakuru abagenda anyuraho nyina amakuru mashya. Ngiye ndi Sadiq Adolphe, mukomeje kugenda mubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Aguka Official. Nizera ko abantu batarakora subscribe bagomba kuba bagira gutya bagakora subscribe, bityo tukazajya tugenda tubana muri rusange. Yes, ni biganiro na makuru agenda avugwa muri ekipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport aravuga makuru menshi nyuma yo gutsindwa ibitego bigera kuri bitatu byose banyagirwa na ekipe ya AS Kigali mu mukino wa championnat, bagenda bahanganira igikombe mu mukino ubanza, dore ko ekipe ya Rayon Sport yaje ko itsinda ibitego bigera kuri bitatu. Abasore ba AS Kigali kabisa felicitation ku basore bagiye batandukanye, barimo umusore Umuhajir Hakizimana ndetse n'umusore yumo bamwitsa Shabalala Hussein. Uyu baramuzi yakinnye muri ekipe ya Rayon Sport mu minsi yashize, ariko niwe waje kugira gutya aza kuyibabaza muri rusange. Umutoza Gib Kassa, uyu mugabo ari mu mazi abira bikomeye cyane nyuma yo gutsindwa uyu mukino ku munsi w'ejo kabisa, atsindwa ibitego bigera kuri bitatu, nubwo wenda atarafite abakinnyi b'inkingi ze za mwamba, barimo umusore Muhire Keve wari wagize ikibazo cy'imvune, umusore urimo abasore barimo Sugira Ernest wagize gutya agahabwa ikarita itukura, ndetse n'umugabo uyu bamwita Mutatu Manase bagize gutya bagahabwa amakarita atukura mu mukino bahureragamo na ekipe ya Gasogi United. Gusa uyu mutoza ntabwo bikuraho ko ari mu mazi abira, ushobora no kwirukanwa. Abafana ba ekipe ya Rayon Sport baravuga bati uyu mutoza Gib Kassa ntabwo azi kumanaginga vestiaire, cyangwa se ntabwo azi kwitwara neza muri vestiaire ya ekipe ya Rayon Sport. Abafana ba Rayon Sport baravuga bati ekipe ya Rayon Sport ikintu kiri kugenda kigonga ni ibibazo bya discipline nke y'abakinnyi. Abasore barimo Kwizera Olivier, Manase Mutatu, Sugira Ernest, abasore bari kugenda bavugwaho ibibazo bya discipline bikomeye cyane, dore ko bari kugenda bitwara nabi. Umugabo rero Gib Kassa ngo bari kugenda bimugora kuba yamanaginga aba bakinnyi bose muri vestiaire kugira ngo babashe gutanga umusaruro. Bigenda bivuga ko hagiye habaho kutumvikana hagati y'abasore barimo Sugira Ernest n'umusore Manase Mutatu, uyu musore w'umukongomani kabisa, ndetse n'umugabo Kwizera Olivier. Bose ntabwo bagendaga bumvikana hariya muri vestiaire ya ekipe ya Rayon Sport. Ariko nawe wakwibaza uti ese kuri ekipe idashyize hamwe urumva ko ntabwo yatanga umusaruro. Uko byagenda kose iyo igiye gukina na ekipe ikomeye nka AS Kigali, mu gihe cyose Rayon Sport irimo ibintu by'agajagari, AS Kigali yaje yiteguye neza, iraza kwicapa dore ko AS Kigali ari n'ikipe ifite abakinnyi beza cyane, barimo abasore ba Shabalala Hussein, umusore Muhajir Hakizimana baramuzi cyane. Umugabo ni umwe mu bakinnyi beza ekipe ya AS Kigali ifite, ndetse na shampiyona y'u Rwanda muri rusange. Gusa nyine ikigaragara nuko kudashyira nk'abo basore ba ekipe ya Rayon Sport nibyo byaje kuba bituma batakaza uyu mukino. Gusa umutoza Gib Kassa we ari kugenda abihomberamo bikomeye, dore ko uyu mugabo nyuma yo guca mu makipe yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo FC Nyuki yari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaza gutoza ekipe y'igihugu ya Kongo DRC y'abato y'abatarengeje imyaka 20. Uyu mugabo urumva ko n'umugabo uzwiho ubushobozi bukomeye, yaciye muri ekipe ya Gasogi. Gusa nyine ubushobozi bwiwe nta muntu waburenze ingohe. Gusa ikiriho nuko abafana ba ekipe ya Rayon Sport baravuga bati bamwe ntabwo ari bose, ni bamwe
ni bamwe mu bafana baravuga bati uyu mugabo ikigaragara nuko nubwo yatoje ekipe ya Gasogi ikitwara neza, ari ikipe iraho, ari ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri kaza kwitwara neza, gusa ibi ntabwo bikuraho ko yananiwe kuyobora vestiaire ya ekipe ya Rayon Sport, kandi umutozi yananiwe kuyobora vestiaire biviramo ekipe gutsindwa. Bundi niko kuri guhari. Abatoza bananiwe kuyobora vestiaire turabazi ko barangwa n'intsinzwi nyinshi, gutsindwa bya hato na hato, bikanabaviramo no kwirukana. Wakwibaza ibibazo bigiye bitandukanye muri rusange kuri uyu kukazoza k'uyu mutoza wagiye wigaragaza mu makipe agiye atandukanye, harimo Gasogi, harimo FC Nyuki ara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo Repubulika Kongo, ekipe ya Kongo y'abato. Ayo makipe yose yagendaga ayatoza. Ese wakwibaza uyu mugabo Gib Kassa n'abandi batoza batoje Rayon Sport barimo Ivan Miyaraete, abatoza barimo Masud Juma n'abandi bagiye batandukanye bagiye batoza Rayon Sport, wakwibaza hari itandukaniro riri hagati y'umutoza n'abatoza bose. Gusa ngiye ku bwanjye ikintu mbona nuko uyu mutoza ashobora kuba umutoza w'umuhanga, nubwo wenda vestiaire yamunendera gute, ariko ikigaragara nuko ekipe afite itandukanye n'ama ekipe ya Rayon Sport yagize mu myaka yashize. Nka ekipe yatojwe n'umugabo Ivan Miyaraete, ekipe yarimo abasore ba Manzi Thierry, ba Mutsinzi Ange, abasore nk'aba Rwatubyaye Abdul, abasore nk'aba Chabara, bose bari barimo. Umva ko ni ikipe yari ikomeye kandi ntabwo yarangwagamo ibibazo bya discipline wenda byinshi, nubwo wenda bitabura ku bakinnyi bagiye batandukanye ugeranyije n'iyi Rayon Sport y'uyu munsi. Abakinnyi bagira gutya bumva ko bakomeye, bagira gutya bagashyira agatuza hejuru, bavuga bati tugomba kugira gutya, bikagenda gutya bigahinduka, bumva ko nyine bafite ijambo bitandukanye wenda na Rayon Sport wenda yo mu myaka yashize, yaba abagabo ba Masud Juma, ba Ivan Miyaraete, bari bafite ikipe nziza, byo ntabwo twabirenze ingohe. Ugeranyije na Rayon Sport yaje kuba itakaza abakinnyi bagiye batandukanye mu minsi yashize, bagiye basohoka muri ekipe bigera mu yandi makipe, ekipe ya Rayon Sport igasigara ipfundikanya, aho igiriye gutya ngo ibyutse umutwe, igura abakinnyi b'abanyamahanga barimo uyu Mutatu Manase, abasore barimo Ruvumbu Heritier. Ntabwo ibi byose byahita bigira Rayon Sport ikomeye, uko byagenda kose yaratakaje. Ibyo ntabwo abantu babirenze ingohe, ahubwo ikiriho nuko abakinnyi bagira gutya, hagashaka abakinnyi bandi baza ku myanya, baza kokipayinga imyanya isigaye, dore ko kuri gatatu kuri kabiri muri axe aha hose hafite ibibazo muri ekipe ya Rayon Sport. Ibyo byose no hagati ntabwo wahirengagiza, batakaje abasore nk'aba Jabel mu kibuga hagati. Muhire Keve nubwo wenda yayigarutse, ntabwo wenda turamubona Muhire Keve wo mu bihe byiwe byashize, nubwo wenda yagize gutya akagira ibibazo by'imvune. Gusa ibyo byose birakwereka ko ekipe ya Rayon Sport igifite ibikomere byinshi, igomba kuba igira gutya igakemura, aho kugira ngo ikomeze kugenda yitwaza umutoza. Ku bwanjye ubwo ni ubusesenguzi bwanjye n'ibigenda bivugwa n'abafana bagiye batandukanye ekipe ya Rayon Sport, haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Wakwibaza ati se abakinnyi ba Rayon Sport ifite aho ntabwo twaba turenganya umutoza, ahubwo ari abakinnyi batari ku rwego ruhagije. Ibyo byose nabyo wabyibazaho, ukavuga ati se Rayon Sport Gib Kassa, umutoza w'umuhanga, umutoza ugirirwa icyizere agahamagarwa mu kipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaza nyine kuba umutoza wungirije, urumva ko ni umutoza w'umuhanga. Gusa ibyo byose nyine washyira akantu k'akabazo ukavuga ati ese uyu mutoza baba bamurenganya, ahubwo ari ikibazo wenda cy'abakinnyi. Gusa ntabwo bikuraho ko ashobora kwirukana,
burya abantu bumva ibintu bitandukanye. Hari igihe nshobora yenda kuba ngiye mvuga muri ubu buryo, ariko abayobozi ba ekipe ya Rayon Sport atari ko babyumva, babona umutoza byamunaniye byacitse, kandi mu by'ukuri wenda n'umutoza bazana bamuhereje abakinnyi Rayon Sport ifite atagira umusaruro wenda unarenze. Nanone ushobora kubeza ukavuga ati ese hagati ya Rayon Sport na APR ko tuzi ko iyo byahuye ari match aba ari umuriro ukomeye cyane, uvuga ati iyi ekipe nta kipe mbona ifite iyi match 100%, ariko kuri uyu munsi ndababwiza ukuri ko ekipe ya Rayon Sport iramutse uhuye na APR, Rayon Sport mbona hariya ni Rayon Sport yarya umuba w'ibitego igakubitwa bikayirenga. Ibyo byose bita bibabaza abafana bayo, kuko gutsindwa na AS Kigali ndabyumva birababaje ku bafana ba Rayon Sport, ariko igihe cyose batsinzwe na ekipe ya APR ndakubwiza ukuri umujinya w'abafana ba ekipe ya Rayon Sport wakwikuba inshuro 100, kuko niba ari ikintu abafana ba Rayon Sport banga no gutsindwa na ekipe ya APR mu kiba wayo ubiye byose bahora bahanganye igihe cyose, watsindwa na Kivu, watsindwa na Polisi, ibyo biraho birashira. N'uyu munsi abafana ba ekipe ya Rayon Sport bakabyibagirwa, ariko gutsindwa na APR bihora mu mitima yabo, umva n'agahinda nyine kadashira kumva n'ibyo byose nyine. Gusa ku ruhande rwa ekipe ya AS Kigali yakinaga uyu mukino, umutoza Eric Nshimiyimana watsindaga umukino we ukomeye cyane, bifashijwemo n'abasore be barimo Chabalala Hussein, umusore Muhajiri Hakizimana, n'abandi basore barimo Nsabimana Eric Zidane. Abasore bose bagendaga bitwara neza. Nsabimana Eric Zidane uko bivugwa muri ekipe ya Rayon Sport ugishobora kumugura, dore ko uyu musore yanze no kuba yongera amasezerano muri ekipe ya AS Kigali. Ekipe ya Rayon Sport yavuga iti tugomba gusinyisha uyu musore ukina mu kibuga hagati, nkuko twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu bishize. Gusa wenda tugarutse kuri uyu mugabo Eric Nshimiyimana, umutoza ekipe ya AS Kigali, felicitation kuri uyu mutoza utsinda umukino wiwe. Na Muhajiri yitwara neza ku mukino we nyuma yo kutitwara neza mu matsinda. Mu matsinda ntabwo yitwaye neza Muhajiri Hakizimana n'ubushobozi tumuziho, gusa ku mukino ukomeye wa ekipe ya Rayon Sport yaje kwigaragaza, atsinda abasha no kwibonera ibitego bigiye bitandukanye. Gusa ikintu kiriho nuko uyu mugabo ari kwigurisha Muhajiri Hakizimana. Ni umugabo uri kwigaragaza uvuga ati ejo n'ejo bundi nshobora kwerekeza mu yindi ekipe ikomeye hanze y'igihugu cyangwa yo muri aka karere ikomeye. Byose ntabwo wenda kwitwa neza k'uyu musore wavuga ati uyu mugabo se arimo kwigurisha. Gusa yenda kiriho nuko Muhajiri Hakizimana uko bijyanye kose kuri nuko byari gukora byose ari kwigurisha, avuga ati ejo n'ejo bundi nasoko muri AS Kigali nkaguza n'ikipe ikomeye. Nibyo wenda bigenda bivuga kuri uyu mukino. Ekipe ya Rayon Sport igomba kuba ikurikizaho Bugesera. Mbona ekipe ya Rayon Sport ititwara neza mu by'ukuri. Rayon Sport imeze bitya ikaza guhura na Bugesera, nubwo Bugesera nayo wenda itari ku rwego ruhambaye cyane, ariko burya ekipe itumvikana, abakinnyi batumvikana biragorana gutsinda nubwo baba bakomeye. Ibyo byose biragenda byiyongera ku bakinnyi badahari, barimo Maxime Sekamana, abasore barimo Muhire Keve wagize ibibazo by'imvune, abasore barimo Mutatu Manase, ndetse n'uyu mugabo Sugira Ernest Rutayizamu. Ibyo byose nyine ni ibibazo bigenda byiyongera, none wakurikizaho na discipline. Ibibazo biri kugenda bivugwa muri ekipe ya Rayon Sport, burya tuba twagiye indani tukagenda ducukumbura byinshi. Harimo ni kugenda bavugwa n'ikibazo cya bitugukwaha. Abakinnyi ba Rayon Sport bamwe bari kugenda bafata za bitugukwaha, ruswa nayo iri kugenda ivugwa muri ekipe. Ibyo byose iri kugenda tubikurikirana mu biganiro byacu bizakurikiraho, tuzagira gutya tubavire imuzingo. Ibi byose bijyanye na ruswa, ese ni abahe bakinnyi bari kugenda bafata ruswa, bari bihisha inyuma y'iki kibazo ibibazo byose.
cyane cyane ikibazo cya ruswa kiri kugenda kivugwa. Hari muri bamwe bakekwa cyane, gusa baracyakekwa ariko turacyakurikirana iki kibazo. Mu minsi mike turaza kuba tubishyize ahagaragara muri rusange.